ikihe kibazo? Ese mama byose si wowe? Gute se kandi? Mbese ngenze kukwereka umukobwa umwange noneho umutuke n'ibitutsi niziko ntanzi ko uzi gutukana biriya bitutsi byose. Ariko abana baragwira koko. Ariko se Kenny, tujye tuvugisha ukuri koko. Uriya ni umukazana wari unzaniye ngo ndebe. Umwana w'umukobwa ndamukunda. Yego ko mana yanjye. Umukazana utukanyira uko ngo nishinze Kenny. Arega mwana byamurenze kuko wamututse ibitutsi nanjye nibuka ngo nimba bishimisha urujyo nimba ari isafuriya ntago mbyibuka neza. None se ureka kuko uri kuryana siramubwiye ukuri. Banza urebe umuryango we wateranye mu gisharagati. N'uwacu wateranye. Baso wanyu na banyokorome na banyogosenge na banyoko wanyu. N'abakuru bawe na bashiki bawe. Bose bagaterana mu gisharagati. Ubundi umuryango we nawe ugateranira hariya. Iyo miryango ibiri urumva yabisite. Umuryango wo mu batindi nyakujya. Utavuze se naje nsanga narafunguye nta muntu uhari. sharega narwaye narindi cyane sayanganye mwese nta no kunsuhuza kandi gusubiza ingwara imbaraga mfite. Ariko se kuko ubu inzara nari mvanye mu murima koko. Kuba nari impinze nkagera saa 9 narajemo imyumbati ndayibuze. Binenaguzwa ngo nteka nabi ngo ntago bashobora ibiryo byagiye byagiye bariye koko n'inkono barayikomba n'udushyimbo barakukumba. Baba wose ino nzara ndayikwiza. Ariko ma nubu kuki atari nge wipfiriye ko kuramugaba kansiga. Nise byagenze ute? Narwaye narembye gutyo mbese sayihangana kwihangana. Nuko mvuze reka njye muri salo gatoya ndebe icyo nafata. No nako manzi ni wananyuma. Serena ari nsinzire uzapfira mu buriri. Ahubwo hari ikintu cyakinze. Cyangwa nyine ikihangana. narwaye gripe Biteye isisi. Ariko nyine yihangana. Uko ikintu kinzanye kubwira. Urabizi ukuntu mu rugo tubayeho. Turaburara tukabwirwa. Ni kurya biba bigoranye. Ase ni gute wowe waza ukambwira ngo muraburara murabwirirwa mama ajya mu murima wenyine nta n'umwe uvuga ati nese sinjye ngenda kumufasha. wowe Njye njya kumufasha aho umuntu utamufasha yamusha. iteka iyo nje hariya nsanga wicaye wibereye mu nzara uri mu biki ubwo nyine igihe aho uba nyine waje gusa ujye wihangana pe ufashe mama bananiwe. shanjye njya kumufasha iyo ntagiyemo mba ndi mu turimo two mu rugo. Bishimisha urujyo nk'uko nabivuze nanabisubiremo. N'umuryango w'abakire urabizi papa wawe ukuntu ari icyamamare. Urabizi ukuntu nanjye ndi icyamamare. Urumva uruhando rw'ababyeyi n'abapapa bateranye. Wajya kwerekana uriya None se mama ko mbizi ko gukina atari ingeso. Nimba bataragize amahirwe yo gutunga ngo batunganirwe nkamwe ibyo yajya kubiziza uriya mwana w'umukobwa. Ubusa ko jyewe na so twaguteganyirije kubizi neza ko twakubakiye kadasiteri Rwamagana tukakubakira iyindi Nyamata. Uriya we ababyeyi be bamuteganyirije iki ku buryo azakizana kigahuza n'ibyo ngibyo twaguteganyirije. Ubwo nibyo ntarebirega mve kubyemera. Icy'ingenzi sasa hano kikuzanya hano cyo kumbwira tureke ibyo ngibyo ni iki nasa kuboneye ikintu cyakizanye ibyo byose nabikubwiye. ivuga cyane ntabwo mbega isusi ko narwaye gripe ivuga mbese n'amatwi yarwaye bazi. mbega ndi kumva ntameze neza. Ihangane ikintu cyari kizanye ndashaka kuva mu rugo nkaza nkaba hano. ukava mu rugo ukaza ukaba hano reba byo byonyine ukuntu uba wambaye tangiye kuba nka mama. Nese kwambara gutya icyo bitwaye. njye nkwemerera uze hano wambara gutyo imyenda yawe yose nabonye ari gutyo uba wambaye. Uzagiramo iyawe nyambara ariko mve mu rugo nze mbe hano.
ushaka kuba hano usige mama hariya wenyine na kiriya kiwerewere ngo ni mushi. Nise uri kugira inzara izanyicaye mu rugo, reba ukuntu nabaye none sinananutse. Siwasize nenda kungana nawe ariko narananutse. Ejo bundi ushaka kugira ngo uzabe uri kubona utugufu uri kutubara rimwe kabiri. ariko mama urumva nyine kubera njye ndahari kubwenge nzakora cyane beho neza byose natwe tuzabiteganyiriza abana bacu nkuko natwe nanjye mwanyeganyirije. Twe twakubiriye icyuya nawe uzajya kubirira icyuya uriya mutindikazi wo mu batindi. Reka zikamwayo zitahanye nutarongora Kevin wo kwa Makuza sinzabona uriya mutindi wo kwa Mano wa muri uru rugo. ariko mama ushatse wanyumva kuko buriya dushyize hamwe kubera ukuntu dukundana ngira umukobwa impamvu mukunda turagana tugahuza buri kintu cyose nyine aranyumva ariko abo ngabo ujya kumbwira bahehe nazi n'imico yabo baragira urasore urishima ko bazasanga yaramwikiye mu nzu buri kumwe. ayiwe ariko mana kubyara nabi we ubu uyu muruho kuko ubu nzawukira ubu kuki nabyaye abana babi barya bagacura nyina bazi ko yagiye no kubacira inshuro ko. Aha ntabwo ari njye rero utanga amategeko y'iyi nzu. Nshobora wenda kubyemera ariko umugabo wanjye ntabyemera. Nyine basi uze kubimuganirizaho wumva uko akubwiye. Okay, ndamuganirizaho nabyemera ndakubwira nta kibazo. Nyine ushiremo n'utuntu tw'utwumanyeri wenda aze kwemera. Ariko cyane mbabarire ibyo bigiraga mu rugo ntabwo ari byo uzajya wigira. Genda umwana mwiza ariga. Ibyo nikora mu rugo si bibi. Ibyo wigira mama arabimbwira nka nyine ko ntabikuziho nyine. Abakecuru usiyobewe ukuntu bameze. Nyine uzambabarira ibintu mama kuvuga sinzabibone. Ibikisi ubundi. Genda umwana mwiza. Imirimo yose yo mu byinshi ari byinshi pe. Ugiye kuzana nawe byari byamama ejo bundi mwari murimo. Oya mama nose nanjye ariko nabwiye mama ndamubwira mama ntabwo gabibura ibintu yabikora. So twakoranye nese imico nabuze nanjye mubwira turi kumwe ubu ngubu waragiye abari bwo nyigira. Nibyo nanjye rero njya mubwira. Asi nta kibazo kambetuye mu rugo nyine ngiye kureba mabara nimusize mu rugo mba ndi kumufasha imirimo nyine uzumva ubwira. Nta kibazo nabyemera ubuse nzaguhamagarara wananyaruka ukaza mu rugo ukambwira nanyaruka nirwariye jewe. Urahora urwaye sha urateta. Ntabwo ari ufite umugabo ugutetesha uba watese. Ntabwo ari ugutetesha utarayemo ntabwo imenya hirya ashajya imbabarira. Sawa nyine ubwira buri wese agira ibibazo bye nanjye kanigendera mu rugo bana. Narebi bari senda naguherekeza wijyana. Ushaka ubireke mwana nyimye n'ibyo kurya. Byo kurya. Si wabitetse? Niko Keni urukundo bararurya bararunywa bararwambara bararwiyorosa cyangwa bararwisasira. Urukundo bararucuruza n'amafaranga. Urukundo ni iki? Yewe ndakuyamye n'izo nkundo zawe zo muri bari abatindi. Kevin reba uramutse urongoye Kevin ubukwe bwaba bwiza. Kevin wabo nabakire bafite amafaranga. Yego uri kunyumva neza ariko cyangwa nzagukubita. Urashaka ko nzajya nkukubita? Amafaranga iwabo bafite isura bizi ni uhagarariye bank zo muri uyu mujyi. Mama urabizi ni umucuruzi ukomeye. Urabizi yuko dufatanya gutumiza imari. Ma meze bite? Amaye Umeze gute iki wa mwana wanjye? Ndashonje nzanira ibiryo nirire. Nganyumvira nawe ra. Wakwera ukuntu inzara iri kunkeba mara wowe none ngo urashonje. Inzara iri kugukeba mara? Imyumbati narajemo isafura yuzuye. Niba Gabi yazanye bagenzi bakabibagaburira. Nimba ari babana birgiriya kwa Koreta no kwa Marita yabihaye. Ya myumbati nanjye nasizemo ngo yashize. Imyumbati ngana ko yari kuzura inkoko. Inzara iranyishe. Ndi kumva mara arimo kwigosora. Ibintu ntago byumvikana musigaye mufite inda nk'iyibigega. Mana yanjye nukuri ndi.
indi imereye nabi rwose wagira ngo nigise neza neza amara arimo arigosora. nanjye nuko urumva ibigwi byabo ngaho mbwira ibigwi byo muri bariya batindi. nanjye zarirangije ariko si ubugari asema nawe kuko waje ntiwateka nibwo nari nkihagira nari nahinze mpinga umuraramo ko nari nzi ko narajemo imyumbati. noneho weho nuko uri gutaka inzara utigeze unywa itabi uzi iyo uba wanyweye itabi ngiye nkanjye buriya ndi kumva nenda gupfa. ariko se koko itabura rikomeje uzi ko ndi kumva nanakurya buriya none no gutuma nkubwira nabi nkumva ndi kuvugira mu kibuno umwuka wose uri gusohoka nkumva ikibuno kigiye gutanyuka. uracyangwa ibitabi ariko ubitabi wazariretse ubundi ko ni mwebwe mu nteza n'ibyago. ukubwira inzara iri kunjya amara agiye gusosoka kampfe kushikisha igikoma rero kumva umwuka uri guca mu kibuno we ikibuno kiri gutatamuka nukuri ariko ababana nanjye noneho amabyi yagiye no kuza umva ngiye gushikisha igikoma ngo ariko ibyo tabu uzarire teka ku gakoma vuba. mama ndumva rero wanze kunyumva reka nigendere usigare ubitekereza. wagenda wanjye ubyumva ubyiteho uriya mukobwa wo mu batindi simushaka mu rugo rwanjye.